filime bayise. Hano hari ufite Bibiliya, ibitabo bari kumusaka. Bibiliya yera. Muri Bibiliya harimo udufoto. Baramusaka. Umukobwa nawe wambaye nk'abamansera, n'umumansera ubu nawe to. I'm sorry, but how much longer will this take? Isi bino biratwara igihe kingana iki? Gotta take my vows tonight, and I iri joro ngomba kurara ndahiye n'umumansera utararahira. Do you speak English? Uvuga icyongereza? It's extra work now when someone arrives. Ihangane haba hari akazi kenshi. Madakwa guzitike iza gusutari udafitiye gusubirayo. I ask if you're learning Italian. Ndakubaza wize Igitaliyani? I'm trying, but it's a lot harder than I thought. Igitaliyani kiragoye kurusha uko nabikekaga. So this convent, they bought you the ticket? Bivuze ngo abakohereje hano bakuguriye itike yo kuza gusa nta gusubirayo. Yuje mu gihugu cy'abandi ufite itike yo kugumayo gusa nta yo gusubirayo bakeka kuzahaba cyane. Aren't you? Uri mutonya ku buryo udakwiye kuba umumansera. Pega ukuntu wiyangije. Bari kuvuga mu Kitaliyani atabyumva. Bega rero ko bati mbega umukobwa mwiza duhombye. Hard decision. No mwanzuro ukomeye kujya mu kimansera. Don't think of it like that. Je ntago ari ko mbibona. As a decision. Je kujya mu kimansera ntago mbibona nk'umwanzuro umuntu afata. Numuhamagaro. Very well. Kiza cyane. Bamutereye maje mu kimansera bari bumuci kumukika umukobwa mwiza nkabagiye mu kimanse. None kiri ruhande kikakivuga mu kivuga mu Gitaliyani ngo mbega igihombo ukuntu duhombye. Amaniga mbega. Ariko ngiye buramba numva abakobwa bose bakigiriye kwibera abamansera. Cecilia. Tubari bamwita Cecilia mu manseruje. Cecilia bimeze bite? Ba Cecilia mwese ubwo ndabasuhuje. Uyu ni Cecilia. Yeah. Yafashe inzira. Baramubwiye atari ku muntu uri mutonya wo kujya mu kimansera. Menya muri biriya bihugu umuntu ajya mu kimansera maze gusaza yarariye ubuzima. Niki? Sinzi. Umukobwa yarerekeye ariko waravuga ati kujya mu kibikira ntago ari ibintu by'umwanzuro bigoye gufata. Umuhamagaro uba wiyumvamo. Buriya nanjye njya kujya mu bintu by'ivuga butumwa. Ntago biba ari akazi cyangwa umwanzuro. Umuhamagara Imana iba yaraguhamagaye. No. Nawe ukita butikara. Karame mubyeyi. Cyegaki. Yeah. Barakwereka umukobwa yaje hano. Yaje mu kimansera. Abamansera bagira ibigo byabo. Bagira ibigo byabo babamo kugira ngo bihe Imana kuko bakomeze basengera isi n'abayituye. Yeah. Da questa parte sorella Cecilia. Uracakora ino Cecilia we. Kuvangamo n'agataliyani. Cecilia yaje mu kigo cy'abamansera ni ikigo kinini cyiza. Hey. Sorella Cecilia. Mansera Cecilia. Grandmother. Je banyita Revera Mother. I tuoi occhi risplendono della luce dello Spirito Santo. Neza amaso yawe ari kugaragaza umwuka wera ukurimo. Sono qui direttamente dal paradiso. Aspettavamo con ansia il tuo arrivo. Twari dutegereje kuzaza pe. Tugutegerezanyije amatsiko. Bari kuvuga ikiri matumva. She says you're pretty. Ari kuvuga kuri mwiza muri make. I'm Sister Cecilia. Mansera Cecilia. Isabelle niko nito. Può mostrare a Cecilia la sua camera? Ereka Cecilia hano ari burare. Prepararsi per la celebrazione di questa sera. Stai al tuo posto. Tumutegurira imyiteguro nijoro. Let me show you to your room. Yimwereke icyumba cyawe. Our Lady of Sorrows was founded in 1632 as a refuge for elder sisters. Bamuzanya kuri no. Position to heaven. It's really beautiful. Yes. Hano ni heza, yego ni heza. And we work hard to keep it that way. Ndetse dukora cyane kugira ngo hano haguma ari heza. It should be a pleasing environment to help distract from. Ndetse hano hagomba kuba heza kugira ngo haturangaze, haturinde n'indwara n'indi mibabaro yose ya hano. Even Catacombs? It's off limits. Ariko numvishe ngo hari umutagatifu ushinguyemo hano. Ashinguyemo hasi ariko ngaho ntabwo twemereye kuhagera. Ciao. The one in the wheelchair, her tumor has metastasized, so we expect her to meet God by the end of the week. You talk about us so casually. Death is a part of everyday life. Atano
hari umumansera dufite urwaye turitegura ko icyumweru kizarangira apfuye kuvuga gupfa nk'ari ibintu byoroshye ati gupfa ni kimwe mu gice kigize ubuzima bwacu bano bamansera baba bararakaye shawe ako jya wibaza ahantu haba hatanashye urumvisha zari bari hari Careful of this one, yeah. yaje abamansera bari kuririmba abamansera buriya bagira ukuntu bagira amajwi meza yeah. harya abamansera nabo baba muri kuva we cyangwa abapadiri nibo baba hitwa muri kuva abapadiri baba muri kuva ubwo abamansera ni muri kujya Prayer begins at 5 a.m. amasengesho mu gitondo asangira saa 11 za mu gitondo Dietary restrictions. ugomba kuba wazindutse nimba hari ibintu byo utarya bigutera reshi ugomba kubivuga mbere kugira ngo batabikutekera yaje kuryama hano abonye cyitwa igitanda ubundi umwana w'umukobwa yakaba yarara hari kamaninje yinarara ku bitanda binini You're very sweet. nishimiye kuba ngiye kubana namwe hano I don't mean umwana mwiza kuba nkubwiye ngo umwana mwiza ntago ari ukugushimagiza I feel very romantic. uri kumva hano hantu uje ari ibintu byiza Life. ariko muri bwo buzima bwacu Promise you work as hard physically. akazi kano karakomeye amafaranga mutima urayakoresha yaba imirimo y'ingufu I'm not. nizere kutazananirwa ngiye ntago nzananirwa mansera umeze Night. You do not have to. wa mukobwa ijoro ntago ari ngombwa ngo urahira indahiro yo kuba mu mansera And God will forgive. ushatse wasubiraho uturutse imana yazakubabarira niyo magambo Think you have sufficiently prepared me. oya imana yaranteguye bihagije ku buryo ntasubira inyuma hari umunsi ubwe tuwa mukobwa we ushatse wakwisubiraho uvuye apana kurahira iriya ndahiro abamansera barahira indahiro nyine nk'uko umugabo ajya mu rukiko n'umugore bakarahira bakavuga ati njyewe nawe akaramata tuzabana akaramata mu bino mu byiza nabo barahira indahiro nk'iyo bavuga ati njyewe sinzashaka sinzagera gutya ari hano romansera waje kwinywera urumogi bitamo Sorry. No, it's fine. neza bite ni sawa Cecilia, niwe mansera Cecilia waje Alina, you can call njyewe me. banyita Gwendarina ariko abenshi banyita Gwen Where in the States are you from? just outside of Detroit. uturutse n'urutsanzi ya Detroit muri Michigan Are you from around here or? Closer to Milan? You're far from home. uri kure y'iwanyu My parish closed. Did the priest get in trouble? No, nothing, nothing like aho uturutse hari ibibazo wagize oya ntabyo that. And that church was my family, my home. aho naturutse ari urusengero rwanjye ari mu rugo But then Father Tedeschi, he reached out to me. nibwo padiri Tedeschi yambwiye atari kuwazizi naha kuba mansera uriya mupadiri afite impano yo kurokera itaba mansera pe Bring out broken birds. azi kureba cyane cyane abakobwa bafite ibibazo akaba ari bashuka bakaza mu kimansera wumva amagambo y'ababikira kabuga beza I didn't want to offend you. ntabwo nashaka kurakaza ariko ibyo nkubwiye That maybe we are all head case. ndakeka twese tuba dufite ibibazo bituma kenshi tujya mu kimansera wumva ufite nk'ahantu ushaka guhungira Both. ati njye ndi byombi Next time, if you want, you can lock the door. ubu utajya ufunga umuryango umuntu aje kwinywera urumogi rwe utazajya umubangamira umukobwa yaje gutama agakanzu k'ababikira ababikira buriya barambara bakikwiza baba ari abana beza bagira n'umutima mwiza turabafana turanabakunda gusa abahungu benshi hano hanze mba numva bo batabyishimira nyine nzajya mbavugira ariko ngiye ni ukuri ndabishimira amanseri mujye mudusengera mudusabe akwereka turi mu kigo cy'abamansera siko bano bantu ariko aribo basengera ibihugu ukabona biri gutera imbere kubera amasengesho yabo bihaye imana umukobwa aje kurahira indahiro ituma aba wiyeguriye imana bihoraho umukobwa yinjiye mu rusengero rw'abamansera aje kurahira biba ari imihango ikomeye cyane y'umansera yarahiye haba n'ibirori biba byabaye nk'ubukwe nyine uba wemeye gushyingiranwa n'imana nimba ariko nabyita umubiri wawe ukazawurinda bya bindi byo kuvuga ngo abagabo n'ibiki ukiha imana ukabona urebye neza nanjye niyo nzira natangiye nuko ngiye ndi umugabo ariko nanjye burandi nk'umumansera nyine mansera Cecilia padiri Tedeschi To meet you in ni person. byiza kongera guhura nawe noneho amaso ku yandi Bless to have you here. ni byiza kuba tugufite hano porofeseri wo muri Agasobanuye Paperi yagarutse ari padiri we Go see. none se Translate for you. ubutaliyani bwagufashe gute bwamfashe neza ndaza kuba ngusemurira porofeseri nawe akarimo cyane yagarutse ari padiri ni nawe warokirisa uno mukobwa muzana Nel nome del Padre,
izina rya data Figlio na mwana e dello Spirito Santo. umwuka wera ntabwo bavuga umwuka wera na roho mutagatifu. Rallegriamoci. Allegriamoci. È giunto il momento delle È nozze. giunto il momento, no? Ibintu ntabyo nzi. Ecco le sue spose, Ibi ntabyo nzi. pronte. Pronti. Let us rejoice, for Reka the twishimire Lamb has kubw'ubukwe bw'umwana w'intama uje brides have made themselves ready. ndetse n'umugeni we tugiye gutegura. Baba bagiye kugushyingira umwana w'intama. Sorella Cecilia, Sorelia Cecilia, Mansera Cecilia. seguire l'esempio di Cristo e vivere senza beni materiali. Questo è il voto di povertà. Do you promise to follow Christ? Yesu urasezeranya ko uzakurikira Kristo Life devoid of money. ubuzima bwawe bwose ukabumwegurira nta kindi kintu ukeneye. Free yourself from the demands of a human relationship. Yesu ukirinda kuba wagira umuntu mugirana umubano mukundana. Shall come again. Ibyishimo byawe uzongera ubisubizwe n'Imana nyuma. See, chastity. Mu bukene ibyo gusambana ukabireka, mbega ntuzagire uhurana n'ibyo bintu by'ubusambanyi, ukarahira ko nta mugabo muzigera muryamana, ukarahira ko uzakunda Imana n'umutima wawe wose, ndetse ukarahira ko utazigera urenga kuri iyo ndahiro. Strength to fulfill your vows. Imana izaguha imbaraga zuzuza iryo sezerano usezeranye. Hari ubusezeranye. It's light for the world to see. Reka urumuri rwawe rukumurikire ubashe kubona isi neza. Bahise baza kurya no kunywa n'iki baserebura. How are you feeling? Urumva umeze ute? Full. Yana ndahaze pe. Yeah, we don't really have anything like this back home. Twebwe mu rugo ntabwo dufite ibintu nk'ibi. This is your Cecilia ubu hano ni iwanyu. Kandi mu bapadiri bari kunywa akantu basoma kuri ka United Gin. started here. I didn't Nanjye nemeze nkaho ngitangira. want to be a priest. Ntabwo nakuze nshaka kuzaba padiri. Career was in sciences. Ye kariyeri yanjye ya mbere nakoze nari umunyesiyansi cyane cyane muri biology. I was almost 2 decades in, and I couldn't understand the world any better than back when I was in Sunday school. Ariko nanone ngiye muri siyansi, ibintu bya siyansi byaranshanze kurusha uko nasobanukirwaga ibintu nkijya muri za Sunday school. He brought me here. Imana iranyobora inzana muri ibi ngibi nkura muri siyansi. Ninga ko Mana yanjye kanywere United Gin. Bazi ko n'amansera bayinywa ariko uri aho ngaho. Oh, sorry, 2 glasses in and I can't stop talking about myself. I'm so No, sorry. it's Nanywe ibirahure bibiri bya United Gin none nkomeje kwivugaho nivugaho nkibagirwa kubaza amakuru yawe. Decision. I mean, Byarakugoye. yes, it seemed so Byasaga nk'ibigoye bwa mbere kibimbwira ngo nze mu kimansera. opportunities back in the States. I didn't feel like that's what God saved me for. Nubwo muri Amerika hari akazi kenshi umuntu yakora, ariko mba numva ko atari Imana yari yarampamagariye. It's too personal. No. When I was 12 years old, Mfite imyaka 12. there was this part of the Saginaw River that would always freeze over. Hari ahantu twakunda kujya hitwaga Saginaw River. And Hakonjaga it cyane. was, I would Uko hanze habaga hakonje kose. Njye narasohokaga akajya gukora mu rubura. take my gloves off Nkakora mu rubura, nkakuramo ga zanjye in the ice and kugeza ikiganza cyanjye gitangiye I couldn't feel anything. kutagira icyo cyumva. I don't remember the ice breaking. I remember this sharp pain of cold. Ati ndibuka nigeze kugagara ndagagara imbe irankubita Tried ndi to mu rubura. me, but my heart stopped for almost 7 minutes. Abaganga bantwara muri ambulance barambwira ngo umutima wanjye wahagaze iminota 7 urumva uyu mukobwa yigeze gupfa iminota 7 arongera arazuka we. It saved me for a reason, but Nkeka ko Imana yantabaye kubera impamvu. I'm still searching for what that reason is. Ariko iyo mpamvu Imana yantabaye niyo ngishaka kumenya ni iyihe. Now, will you excuse me, please? Ubu ndetse mbe ngiye gato njye kwiyongereramo ka United Gin. Umukobwa yaje hano. Rebe, hano yumvisha uri kurira. Yumvisha uri kurira. Hey! Yumvisha uri kurira. Zana rebe. Ninde uri kurira bimeze bite? Ciao? Yeah. Yaje hano yumva amajwi. Yumva amajwi.
asanga ruri gusenga aryamye. Ubundi wabonye uburyo bwiza bwo gusenga ujya imbere ugenda ukikubita imbere y'Imana. Hano ruri gusenga aryamye atyo. Are you okay? Meze neza. Mumasanze hano meze neza. Hindukiye abantu maso rero hano yambaye ikintu ku maso. Look at smell. Kanji kusana umufasha. Tarajya kure. Reverend Mother, Mamiya. I heard her cry. Namwumvisha ari kurira. Bimeze sawa. Qualche volta ci facciamo prendere dall'emozione. Rimwe na rimwe hari igihe amarangamutima dutwara. You have Ukarira ugasenga. Hari ikibazo ufite? Igihe umuntu asenga uko ashaka akagikubita imbere y'Imana akarira, ntabwo urajya gusenga ukarira ukumva emosiyo ziragufasha. Mujya mwibuka kunsengera we abantu mureba Agasobanuye. Uko mugiye gusenga ujye uvuga ati Mana Rocky komeza umufashe, Rocky mutemo, ujye munsengera. Elena, madre di Costantino. Sainte Helena, Portò da Gerusalemme. Madame Constantino, kano kantu yagakuye Yerusalemu. Gafati. Uyu musumari wavuye Yerusalemu ni umusumari muremure wa 20 Aperto sulla croce. yababariye ku musaraba. Mwereka mu kiganza. Yababariye ku musaraba. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu Kristo ku musaraba we. This is Uyu ni wa musumari bajombye Kristo ku musaraba se. Hey, musumari bajombye Yesu barawuzanye cyane. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu ku musaraba. Per i nostri peccati. Ubwacu kubw'ibyaha byacu kubw'agakiza kacu. Yajombwe no misumari. Uwo musumari Kiliziya irawubitse. Del suo amore. Mu izina ry'urukundo rw'uwo muntu wadupfiriye. Iyi ni impano nguhaye. His love. Yababaye kubw'urukundo. Yabaye kubw'urukundo. Agifata umusumari bajombye Yesu Kristo mu. Urumva rero n'amaraso Yesu Kristo. Umukobwa yahise yikubita hasi biramurenze. Gukubitana n'umwe mu misumari bateye Yesu Kristo. Harimo ngo umufundi yibye. Bafundi kugezana n'uyu munsi ngo niyo nyatsisha ibariho n'abayenjiniyeri bose. Ba Kennedy. Mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bless me, Father, for I have sinned. Mumbabarire 3 days. Padiri kuko nakoze icyaha. Maze iminsi 3 naza gusaba penitensi. Nyine I was careless last night. ijoro ryahise nta kintu nitayeho nari I must have drank too much wine and embarrassed myself. nanyweye ibiyoga byinshi biransindisha nikubita hasi imbere ya Mameya. Nikubita hasi kubera inzoga nyinshi nanyweye United Gin nyinshi. I promised to carry myself with grace because I want nothing more than to belong here. Ndaza kugerageza nitware neza kuko nta kindi kintu gifite agaciro kurusha kuba hano. Mumbabarire nimba nabasebeje pe. Kureba Padiri ntari kumwitaho. I'm sorry for these. Mbabarire Padiri, mbabarire. Buke twe muri Kiliziya turagenda tukabwira Padiri ibyaha n'ibicumuro byacu akajya kudusabira imbabazi ku Mana kuko twebwe nyine buriya kwigererayo biba bigoye. Ajya kubona Padiri ari kugenda yicariye abona hano ari kubareyare. Padiri atavuye harabona Padiri aburi wirengero. Turashize. Halo? Abuze Padiri bari bicaranye. Mama we turano isi yisanga urebe filime kureba imbere hari abamatsera bahagaze imbere bambaye ibintu ku maso bamutanyura iminwa urebe filime turabantu bamuri imbere mukobwa ukigera mu kimatsera bakurayo icyuma barajomba yarotaga yarotaga kandi yagiye gusaba penitensi bura nanjye niko mbayeho nenda nka Padiri akansabira agapenitensi yada arakuzaba penitensi aravuga ati nta kawayini karimo se nta maraso ya Yesu Kristo mwasigaje n'umubiri we ngo turebe ibyo ari byo. Rebye imbere ye bunari umugore uhagaze umuhagaze imbere. Turashize ahari ryamye nibwo kigera acanye itara ramubura kandi namubonaga nawe yamubonaga namwe mwamubonaga
acanye itara aramubura ariko ndi kurota cyangwa biraba bavuga ko ngo ubundi warose nabi burinda bumukeraho bwarakeye koko. Buongiorno, sorelle. Oggi per voi Mwaramutse Mamansera, uyu munsi turatangira ubuzima bushya. non sarà facile. Uyu mwaka ntabwo Il uzaborohera. vostro proponimento. Abenshi muzanibaza nimba umwanzuro mwafashe uranyawo. Perché siete venute qui? Abenshi muzibaza impamvu mwaje mu kibikira. Voi non avranno la forza spirituale. Kuko icyo gihe muzaba mutarakomera mu byerekeranye n'umwuka. Ma vi posso garantire. What does she say? Ari kuvuga ngo iki? God is good. Ari kwanga Imana ni nziza, Imana ni igitangaza arabeshya. La voce di Dio. Umutwe uri kurya. Christ. Wanyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Baraseka ngo umutwe uri kumurya banyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Senta, sorella Gwendalina. Gedari urabona bintu bisekeje ndi kuvuga. Così. Mumbabarire. Qui di questo lato sarete con me. Mentre di qua servirete con sorella. Aba barakorana nanjye, abandi baraza gukorana na Isabella. Oya. Isabella vayo. What a blessing to mentor you both. Rero ukuntu ari byiza kuba ngiye kubabera umuyobozi cyangwa se umujyanama. Vibratore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Nothing. Umvura mu mansera wa undi nguru mujye kuntu yavuze. Uyu mu mansera baduhaye nga tuyobore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Vibrator nimba ari ibiki? Ako bara mwe mubizi. Hey, kumbe. You want to hang the larger items to... Hano habari abandi bamansera barwaye mugenda mukavura mukitaho abashaje mukabarwaza mugafura. Abamansera bagira imirimo nyine baba bari gukora. Saa sita zagera mukajya kurya nk'abanyeshuri ku murongo. Sia ben affidato al Kagera gutyo tubizi. un gran passione. Hano rero niho tuza kubagira inkoko. Inkoko igiye kwibaga uyifata gutya. Abamansera bari kubigisha kubaga inkoko. Hano hari abakecuru baza bakitaho babashaje b'abamansera bagenzi babo. Ni ukurwazanya bari wo muryango nyine. Yeah. Rema mbona abamansera banabayeho neza. Wa mumansera yarapfuye bari barwajeho umukecuru. Yarapfuye. Hano wari ugiye kubaga inkoko. Wa mukobwa wacu Cecile barambwiye ngo nabaga inkoko. Bapi nge ntago nabakata inkoko y'abandi. Burangiye n'umubusi nabasha kuwica. Ntabasha kuwurema. Gusa nawicira iki. Dore ukuntu Isabella mureba. Isabella ni wa mujyanama wabo. Yongeye guhindukira buri Isabella. Turashize. Ariko ninjye ufite ikibazo n'amaso yanjye atareba. Mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umukobwa yagiye kuryama arasenga. Ibintu byanyu byo kuryama mudasinze. Mukabyuka ni musenge. Mukajya kurya ni musenge. No uburenganzira bwanyu nicyo kintu nashaka gusorezaho. Gerega ntago nshaka abantu benshi mu ijuru. Shako nzigirayo mwe sinzi ibyanyu nyine ubwo aho mushaka kuzajya.